hariho umuntu musengana kubera ko natinza mu bigeragezo ko bati habaga ryari rikeye nkatandukana nawe habona iri joro ukuva umuntu arasenga mana ubaye ngewe nkaba weho urabona nta kugirira impuhwe urumva arashaka gukora kudeta mfite abasore 10 tubana nakuye ku muhanda nje Imana yantabaye ndi mayibobo nk'urumogi coma mfite grade nararangiye mbese naramenetse ndi imbobo yo ku muhanda gira Imana ngo Mana dutabare tutaraseba Imana ni dutabare tutaragira gute tutaraseba. Imana iduhane umugisha mwinshi cyane twese dufatira dusoma ijambo ry'Imana Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe. Igitabo cya Yobu ibice 14 umurongo waho ni uwa 7 tuhagere. Igitabo cya Yobu ibice 14 umurongo waho ni uwa 7 dusome twumva icyo Uwiteka avugana natwe muri iki gitaramo cy'amashimwe nabonye ariko bandaritse bavuga kari igitaramo cyo gushima Imana. Reka dusome haranditse ngo Yobu 14:7 erega hari ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitonome. 8 nubwo umuzi wacyo wasazira mu gitaka igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu iyo cyumvisha amazi cyongera gushibuka nk'igiti kikiri gito. Imana nidufashe cyane amen. Turanezerewe cyane kubana namwe abashumba baduhaye ikaze torero muri rusange mwaduhaye ikaze mukaduha uyu mwanya turavuze ngo Imana ibahe umugisha. Iri kaze muduhaye Imana izaba duhera ikaze mu bwami bwo mu ijuru. Imana ibamere umugisha mwinshi cyane. Reka tuvuge amazina yacu ni umuco mwiza abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo bamenyane nabo bagiye kuganiriza. Nitwa Niyonshuti Theogene ndi umugabo mfite madamu n'abana 4 uwa 4 amaze ibyumweru 2 n'iminsi 3 kandi bose uko ari 4 ni abana beza basa na se. Ni abana beza basa na se, abahungu 2 n'abakobwa 2 ariko haleluya ni beza barasa na se. Ndi umupasiteri ntuye mu Gasyata dushimiye Imana iduhaye aka kanya. Ndacumbagira kubera accident nakoze moto yarangonze ariko nshimye Imana yandinze kugira ngo uyu munsi mbe ndi kuvuga izina ryayo. Hari igisima ngendera mu mbago 2 igihe cy'igisima kivaho Imana ifatanya amagufwa sigara ku mbago imwe nyigenderaho basabye ko gikoresha amezi 3 ngiye kuzana akabebe kanjye mbona ntajya kukazana n'imbago nihagararaho ngenda nta mbago mfite. Rero hari igihe umuntu nubwo igini ridapfa ariko byibuze rikazezengera ukavuga ngo nta kibazo ariko haleluya haleluya. Dushimiye Imana rero itwemeye kuba muri iki gitaramo cyo gushima Imana, igitaramo cy'amashimwe. Abajene basimbukaga bakabyina harimo n'ababyeyi n'urungano ariko reka mbabwire mujye mubyina bicaho byagaci kubera ko ntacyo wakora ngo unezeze umuntu. Hari abavuga ngo turabyinira mu mubiri bo bawuvuyemo se bo bawuvuye ariko haleluya ujye ubyina bicaho. Iyo witonze baravuga ngo urirata
wavuga ngo wishyize imbere, warakara mbese waba seriye nawe utarakara ukifata ngo ni umunyamujyi, wabyibuha ngo wayamaze, wananuka ngo waranguye, ntacyo wakora ngo unezeze umuntu, waba inzobe ngo dore uko agize, waba igikaranga asa nk'ibonite, waba muremure nk'imvura y'ishyamba ritagwamo, waba mugufi ujya uzuka te bicaho bya si umugoroba w'amashimwe se. Ariko haleluya, ubu umuntu uryamye mu bitaro by'i Kanombe amanitse amaguru yazana akawubyina se, ubyine bicaho bya haleluya. Igitaramo iyo umpamagaye mu bintu byo gushima Imana mbyumva cyane, mbese mbyumva cyane, mbese ubu neza navuze ntanga ubuhamya buse shima Imana gute ukungu uhagaze imbere ubwabyo n'ubuhamya. Niyo ntavuga ubwabyo, Mana ndagushimye ko ndi hano, narajyaga hata hano Kabeza ngiye gucoma, ibyabyo birahagije. Nararaga hano za Kajeke murahabona hano hepfo, ese niko hakitwa, abantu babasiye mbese. None bageze mvuga ubutumwa, haleluya. Mbese no kuba ndi umugabo ubwabyo, kuba ndi umugabo narabonye unyemera, nambaye impeta ubwabyo gusa. Kuba ndi umunye barambenze, ziko bambenze we. Ubwo se waseka nta upfata mwaye, dukundanye imyaka 2, anyita sheri nanjye mwita sheri, arangije arambenga we. Kandi nge yambenze nabi, utagira ngo yambenze nk'uko we bakubenze. Bundi uramuhamagara ntakwitabe, mwahura akagusuhuza atabishaka, n'amakuru uri kugenda wakira aho hanze ukamenya ko bakubenze, ugakuramo akawe karenze. Kumusura nk'ibisanzwe, iyo namusuraga yampaga ibiryo nkirira, akampa igikoma cyangwa icyayi nkinywera, najya gutaha agatoragura utuyuzi tw'isabune yabaga kwa nyirasenge, nkajya kwifurira ubuzima nari mbayemo yarabuze. Amamagaye rero ngira ngo nongeye nariye, naho uwo munsi ni gahunda yo kumbenga, kagusobanura ukagira ngo mwararanye cyangwa yaraye mu cy'abashyitsi. Cy'abashyitsi cyurakigira, waba ukodesha za nzu ukagira icyumba cy'abashyitsi. Icyumba cy'abashyitsi kigira bifite abandi hari ahantu usanga igitanda kingana ku buryo uhagera ukavuga ngo Mana mpishurira uko ndyama, ntaryama ncurama. Mbabarira basize muri iki cyumba, mpishurira uko ndyama, ntaryama ngize gute. Mana se kuri uryama uragira ngo uburyame ni ugukusha. Hariho abantu baryama bakusha gusa, nase uzarara ku gitanda cya sempure ukiraraneho na madamu wawe n'uruhinja mwabyaye, ubwo urumva muryana. Guhindukira mwese ni tekinike, n'uruhinja ukaruhindukirana, uko ni ugukusha si ukuryama. Wagira guteye imbere ukagura icya saventi ngo watumaze, hari igitanda kingana impande zose. Haleluya, 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 haleluya. Iyemeye ko gitemwa ntaho yagigize gute. Munyemere mvuga ibintu bigeze nko kuri 6 bigera ku giti cyatemwe, ubundi twisenge. Ibintu bigeze kuri 6 bigera ku giti cyagize gute cyatemwe.
kibishaka kitabishaka, iyo cyatemwe ibyo biti, icyo giti cyangwa ibyo biti byatemwe bihura n'ibyo bintu bitandatu. Ijambo rya mbere, igiti cyatemwe kibura isura. Reka nihute wenda nze kugaruka mbivugaho. Ijambo rya kabiri, ibiti byatemwe bisangira izina. Nigishaka kiba ari inturusu, nigishaka kiba ari voka, nigishaka kiba kiri amapera, ndaza kubabwira izina ryabyo. Iyo cyatemwe, ibiti byose byatemwe bisangira iki? Izina. Ijambo rya gatatu, igiti cyatemwe gita agaciro. Umuntu wese ukinyuzeho akihanagurizaho ibyondo. Naratangaye, n'uwambaye bodaboda na kamambiri akigeraho akihanaguza kuko waratemwe. Ijambo rya kane, igiti cyatemwe cyose, igiti cyatemwe cyose, ushaka umwase wo gucana araza agasekura kandi agakubita hashaka. Ijambo rya gatanu, igiti cyatemwe, abantu babaye mu cyaro mu byibuka, uri guhinga wese iyo akunkumuye imbagara nkaho yazishize hagati y'ikigundi cy'isina, araza akagereka kuri cya giti cyatemwe. Ijambo rya gatandatu, n'ushaka gutwika imbagara ntabwo azikura hejuru y'icyo giti cyatemwe, agitwikira hehe? Azitwikira hejuru y'igishyi. Nushaka kuzirika itungo araza akazirika kuri cya giti cyatemwe. Ariko Yera ishobora byose, ari abihanagurizaho ibyondo, ari abatwikiraho imbagara, ari abasakura bashakaho umwase, Data bahisha iki? Umuzi. Data bahisha umuzi. Twabonye ngo ijambo rya mbere, ngo igiti iyo cyatemwe kibura isura. Hari igihe utemwa ukabura isura ugasaza ukiri inkumi. N'umuhanuzi yajya kuguhanura ngo ariko ubundi uri umukobwa cyangwa uri umugore, waratemwe nyine, uri mu gihe cyo kubaza. Uri mu gihe cyo kubazwa. Ngo reka twakire muze hagira icyo atubwira, utaranabyara, utaranashaka, ariko igihe urimo nyine waratemwe. Waratemwe. Siko umuntu atemwa n'Imana ikabyemera. Umuhanuzi yaba ari guhanura tuko mvugana na wewe yakugira ukabona akomereje kundi, ni ibyaha mfite n'iki, n'ubuhanuzi bukagusimbuka. Warate wipfana abantu igihe urimo waratemwe. Ariko Data akomeza guhishira iki? Umuzi. Kajya wisaka ibyaha ukabikora. Kuva wakizwa nkurikira. Mu bantu basomye ngo basigare wigeze wiyumvamo? Twumvikane. Ndakosheje se? Erega nanjye ni pasiteri n'umushumba. Kuva wakizwa wari kumva tugusoma ngo usigara n'ikizi. Nta cyaha kirimo. Igihe urimo uri mu gihe cyo kudasoma. Ahubwo reka tubwire Data aduhe kashi. Ntabwo mubyumvisha, ayaduhe. Umupasiteri uvuze amafaranga ndayavuze. None si ibi byuma byaguzwe iki? Izi kamera zaguzwe iki? Uyu muriro mwasetse bawushyiramo? Data agira gute? Muri iri teraniro harimo bagabo bene Data, Imana iduhe kashi. Ntabwo mwabyumva. Imana iduhe kashi. Ibisubizo by'ibibazo byose mwazanye, igisubizo cyabyo ni amafaranga. Urubyiruko Imana ibaha inkwano.
iguhe na kashi. Iyo ugiye gutereta ufite kashi ntibikugora. Iyo ntazo ufite kashi uvuga ikikujyana, ntabwo utinda mu nzira. None se ubwo ugiye mu byo kurambagiza no gutereta bakakwaka nimero iri kuri WhatsApp, wabigenza utari gatorosho? Mwarubyiruko, Imana ibaha iki? Mwabagabo, Imana ibaha iki? Mbatangarize ko iyo umugabo adafite amafaranga bamwita iso. Hahandi utuye inyuma y'ibindi bipangu mu manegeko usimbutse ruhurura, iyo bigeze saa 3 uvuye mu masengesho uri guhirima, madamu wahita avuga ati mwafunguriye iso murumva ataje. Ariko iyo kashi zibonetse ukimura karitsiye ugatura nk'uko abandi batuye, ugakora ku ihoni, mama w'abana ahita avuga ngo murumva dada ataje. Bagabo bana data, Imana iduha iki? Kashi. Imana iguhe umugisha wa mubyeyi, Imana iduhe kashi. Kandi cyantangaje, nta wigisha abafite amafaranga uko bagenda, birikora. Ubundi ingendo ugenda ni ikimenyetso cy'uko utayafite. Utayafite afatiraho, adasanga bisi igize gute imucitse. Siko bimeze se? Yewe irakase, mbese ugasanga uratibika kugira ngo mbese uko ugenda ni ikimenyetso cy'uko uyafite ntatibika. Taxi voiture, alo? Gutibika ugiye kugura ikimene udasanga ari remuye. Uyafite ni muri supermarket zikora 20. Kandi ikintu cyanangaje, iyo utayafite bakwita karori. Ryaboneka bakahita barishyira mu Cyongereza boss Charlie. Ntawe ubibwiye, baribwiriza bakarishyira mu Cyongereza. Mani twihera kashi. Kajye muryarya Imana niba ari amafaranga, yibwire ngo mpa amafaranga nishyura inzu. Uzi gusirimba hano hari ikintu ufite ku mufuka, ufite gitata 5 cyawe, capati n'ibishyimbo uzi kuri busoke, urataruka. Uri kubyumva neza? Ariko iyo rotrati y'inzu yageze ntayo ufite, ujya gutaruka ukibuka nyiri geto, kajya utaruka ujya inyuma. Ariko wakwibuka ebana mobile money ko hari akageze, mbese urataruka ukajya uzana imbere. Uri kubyumva neza? Ariko Mana we, Mana twihereka. Aba mama nibo abantu ba mbere bamenye uko akiva mu cyaro ari gutibika akora akazi ko mu rugo, bamwita Nyirambegeti. Ubona ari Nyirambegeti bamutumye umukara agiye kuzana umwana, mbese kwasiteri tahamutanga agiye kuzana umwana, ukabona ingendo ni Nyirambegeti. Ariko akimara kubona umutware ufite kashi, Nyirambegeti ahindura ingendo, wanamureba ukabona ko ari muka bosi kabisa. Mani twihere kashi. Ubukene buragatsindwa. Haravuze ngo ubukene ni murumuna w'umuntu, ariko reka mbabwire, ubukene ni bubi. Ubu mukene waza mu iteraniro bagahanura umurozi uwo munsi kubera ubukene.
ubukene buragatsindwa. Noneho nkatwe tuba tugikodesha, ariko Imana ishimwe ko hari inzu Imana yampaye ndi kubaka. Reka mvuge ngo abantu bagikodesha Imana ibacira inzira ibampera amazu. Kubukode ndabuzi. Uzi gukodesha mu gipangu kirimo imiryango 4 irebana, imiryango 5 irebana, meni iyo miryango nta dushe zigira. Hazo ukaraba saa sita z'ijoro nabwo ukarabiye muri salo. Bana bamaze kwihengeka mu karido hariya. Kandi gukaraba nabwo wirinda ko amazi ameneka kuri sima y'abandi cyangwa ku gikuta cy'abandi, nyiriza ataguhatiriye ave, kuko ntiwabona indi nzu y'amezi 2. Iyo tekinike urayizi se? Gukaraba amazi ntagere kuri sima kandi ukarabiye mu nzu. Utereka ibasi imbere yawe ukayihagararamo, nyene isafuriya ukayita, kuko nta yindi basi uba ufite. Isafuriya irimo amazi ukayitereka ku meza imbere yawe, kuri ako kameza ukisiga isabune, ugafata igikombe ukajya udaha ukisuka. Imana iduhikiye. Yemwe bantu batemwe, ibyabatemwe biratandukanye. Abadayimoni barabatemye, babatema mu buryo bw'umubiri, ariko bahiga ubugingo. Baririmbyi bamaze kuririmba bavuga umudamu ngo wari urwaye imyaka 12. Uriya mudamu yari yaratemwe n'uburwayi, hagerwaho n'ibintu bigeze kuri 7. Ijambo rya mbere, umuntu warwaye buriya burwayi ntaba akibyaye, biba birangiye. Ijambo rya kabiri, aho yashatse baramunenye kubera ko aciye umuryango. Ijambo rya gatatu, aho yavuye iwabo nabo bamaze kumuca kubera ko abasebeje. Ijambo rya kane, buriya burwayi umuntu burwaye agira ibintu bimutumaho, amasazi n'ibindi ntiwabihisha. Ijambo rya gatanu, umuntu urwaye buriya burwayi yitwa amazina atandukanye. Ijambo rya gatandatu, umuntu urwaye buriya burwayi bumusigira ubukene, kuko ashaka ibikoresho uko bwije n'uko bukeye, akivuza ahashoboka n'ahadashoboka, aho bamurangiye umuganga. Ijambo rya karindwi ryamugoye ni amategeko y'Abayuda, ariko aza kumenya ko hari Yesu uri hejuru y'ayo mategeko. Aravuga ngo amategeko ntanyemerera kugera mu iteraniro ry'abe, ngo umubyeyi arabyigana bakageze kuri Yesu. Ngakoze kuri Yesu ngo icunda ziraca. Reka mubwire mwene data waje muri iki gitaramo cy'abera, ibyagutemye ntabwo tubizi, ariko upfa kuba wabyiganye ukagera muri iki gitaramo. Tugiye gusenga, tubwira Imana ngo Mana dutabare tutaraseba. Imana ni dutabare tutaragira gute. Asanga uwitwa Eliya wahagaritse imvura Imana itamutumye. Eliya wamanuraga umuriro. Eliya niwe muhanuzi w'umuriro, nubwo yanditse mu bitabo by'amateka, ariko we n'umuriro babyumva kimwe. Ntago ajya kurahura, itavuga ati muriro manuka nkubitira aba baginga, umuriro ukayituma. We n'umuriro Eliya babyumva. Mutumye nibuka Eliya ajya guhagarika imvura. Twa yagiye guhagarika imvura Imana itamutumye, akagenda n'imwemwe gusa. Ndebera imwemwe, niko Bibiliya ivuga ko ari umugabo w'imwemwe, nta kenda ko hejuru yagiraga. Mureba agiye kwa Ahabu guhagarika imvura n'imwemwe ku gasozi, kandi agezeyo nta bintu byo kwipresenta, ngo yageze ahita avuga ati mpagaritse imvura nitwa Eliya, ngahita akata ahita yigira. Ngo umwami abaza abamwegereye ngo uyu uhagaritse imvura muri iki gihugu cyanjye akora iki?
baramubwira ngo nta n'amahirwe yo kuba umuyobozi w'isibo kuko nta rugo agira. Ntiwaba umuyobozi w'isibo udafite iki? urugo. Bibiliya iravuga ngo yari umusuhuke wita ishuri, nta rugo yigira, nta gisekuru cya Eliya kiri. Uyu Eliya mbabwira ni wa wundi wishe 850 abahanuzi ba Bayali n'abashera. Uyu Eliya mbabwira ni wa wundi wazanye na Mose bagahurira na Yesu ku musozi baje gukora ihererekanya bubasha. Eliya azahagarariye abahanuzi bose, Mose azahagarariye ubuyobozi. Babwira Yesu ngo niwe muhanuzi ukaba n'umuyobozi mukuru. Uyu Eliya mbabwira ni wa wundi wagiye mu ijuru adapfuye, ariko kubera gutinda mu kigeragezo cy'umugore w'umwami Yezebeli ngamuhabuye gusa, ubwoba buramuhahamura ariruka. Kuko yari yahaza ubuzima bwe. Yaravuze ngo icyabiruta nuko nakwipfira kuko Yezebeli ari kugenga ubugingo bwanjye, ngo ninjye muhanuzi usigaye muri iki gihugu, nta wundi. Ari kwishobora byose. Iramubwira ati hagasigaho hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Mwene data, mushiki wanjye, mubyeyi uri muri iri teraniro, hari abanesheje aho wanesherejwe, ahubwo igutabara utaragira gute? Bibiliya iravuga ngo araryama arasinzira, ariko idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera. Yibuka imirimo ya Eliya, yohereza marayika azana umutsima utaze ku makara. Bene data, hari ibyadutemye aho twiriwe, mu bana wiriwemo hari ibyagutemye, mu kazi hari ibyagutemye, hari ibyangije ubugingo bwawe, aho wiriwe utarasa hari ibyangije ubugingo. Ariko kuba Imana yagushoboje ukagera hano, data yohereze marayika aze yongera avomerera ubugingo, yongera avomerera ubugingo bwawe. Ngo marayika azana umutsima utaze ku makara, aramukomanga ngo byuka urye. Ngo arabyuka ararya, arongera arasinzira. Ngo marayika aramukomanga ati yewe Eliya we, byuka urye bwa kabiri. Ngo arabyuka ararya, arongera arasinzira. Ngo marayika amukomanga inshuro ya gatatu, aramubwira ati yewe Eliya we, byuka urye. Ariko natangaye, uyu Eliya twavugaga ngo akata igitotsi. Iyo ngeze aha ngaha mbwira abantu ngo nta muhanga mu gusinzira. Muri uru rugendo nta utanamuka ngo anasinzira, kandi abantu bose basinzira kimwe. Nta uvuga ngo narize reka sinzire nk'abantu bize. Abantu bose baryama. Havuga ati ndi umukomando reka ndyame nk'abakomando. Umuyede aryama kimwe n'umufundi, umumotari aryama kimwe n'umushoferi, umupilote utwara izi ndege zica hejuru yanyu aryama kimwe n'utwara cya kwasiteri cya kebisi. Abantu bose baryama, kandi ibimenyetso byo gusinzira ni bimwe, ni ukugona. Hariho mwari bwabona ugona mu kinyabupfura ngo narize reka ngone mu gihinde. Abantu bose ahubwo data dutabare tutarasa. Jya mbwira abantu ngo ikibazo si ugusinzira, ikibazo ni icyo wasinziranye, kuko icyo wasinziranye nicyo ugira gute ukanga. Ikibazo si ugutemwa, ahubwo mbere y'uko utemwa wari umeze ute. Uwo mu isezerano rishya reka mwihorere twisengera Imana. Watemwe akanamuka kubera gutinda mu bigeragezo, witwa Yohana Umubatiza, uzamusome. Yesu yamuvuze aba ngo mu babyawe n'inyama n'amaraso ntawe uhwanye na Yohana Umubatiza, ntawe. Icyo Yesu yaravuze ngo abandi bahanuzi bose barampanuye bapfa batambonye,
ariko Yohana Umubatiza niwe wampanuye arambona ageze mu buroko. Bibiliya ntigaragaza igihe yari amaze mu buroko uko kingana. Uburoko bumubanye burebure. Arabaza ngo mbese ni weho cyangwa dutegereze nawe nyumvira ko ari we wabatije Yesu. Ubu rero abantu hano ibigeragezo birya ukumva arasenga, ariko Mana ni weho wavuze koko kubera ihungabana. Hariho umuntu musengana kubera kuntu atinza mu bigeragezo ko bati habaga ryari rikeye nkatandukana nawe, habona iri joro ukuva umuntu arasenga, Mana ubaye njyewe nkaba weho, urabona nta kugirira impuhwe, urumva arashaka gukora kudeta kubera impamvu zo guti. Nigeze asengana n'umwana w'umukobwa, inzara iratwica muri gurupe twabagamo twibera mu buvumo. Uwo mwana w'umukobwa inzara hari mu gihe nk'iki, hari kuri Noheli, uriya muntu ari guhengereza, hari amaso yamenetse. Turiya muntu ari guhengereza. Hari abavuga ngo inzara igira amabara, nta mabara igira ibara bitewe nawe uhagaze. Ujya kubona uko ahantu hose hahindutse umuhondo, ari ukubera irange ry'umuhondo rihasize. Ubundi amoko y'inzara ni 3. Muranyemerere nkavuge? Muvuge ngo vuga ko gusa. Amoko y'inzara ni 3. Afite kawunga na dodo, afite imvange y'ibirayi, ariko asonzeye agafiriti na mayoneze n'inyama y'inkoko. Iyo atashye ubukwe ahantu biyarurira akabona bife hari igishofe nikirimo ifiriti, atangira kwatura atarakigera hari ku murongo, bati Mana wihangane ndayarura, Mana wihangane ndayarura. Nani uwo nguzamwibwira umuntu wagize ihungabana, inzara yageze niyo imbere ye hari 3, ahita afata isahani ataragerayo akaba yifashe, kajya acunga akavuga ati ndagerayo, kajya ahindukira akaganiriza uri inyuma, isahani ayifite akongera akareba imbere. Rero ubukwe bwari impamvu z'inzara. None barabavumbuye bazana amasahani ameze nka sede, mwarayarebye yuzuye ibisitaza gusa, ari amasahani yuzuye ibisita ameze nka sede. Nabwiye umudami wanjye ngagura amasahani atariho ibisitaza, muzasuri wanjye murebe. Kandi mu bantu bafite abantu benshi ndimo, mfite abasore 10 tubana nakuye ku muhanda, njye Imana yantabaye ndi mayibobo, nk'urumogi ncoma, mfite grade, nararangiye, mbese naramenetse, ndi imbobo yo ku muhanda, ngangika, imvugo zaragiye. Ubahana imbobo ziri kurwana nge ndazikiza, ariko we wibeshye zakurangiza, kuko burya zirarwana zikanikiza, ziba zifite inzembe aho urwembe runyuze ugira ngo ni ponseze, ariko ngewe nturuka hariya nkaza mbarapira, Mani ni ku migaza. None se kuko mvuze ngo nari mayibobo, ubwo ngubwo urasuzugura, ngaho ngwino ube pasiteri. Mana yanyimitse udahari se. Kandi ntiwayibaza ngo wabikoreye iki, yanagusekura. None se nta badogiteri muzi babaye abapasiteri, nta bashoferi muzi babaye abapasiteri, nta bahinzi muzi babaye abapasiteri. Kubera mwana nongeyeho gusa numva pasiteri tubutse nanjye yanyemera, mwana nawe aragukunda, nkashaka uburyo bwose, imvugo zose nzimanura kugira ngo anyiyumvemo. Yamara kunyiyumvamo ubundi nkamuganiriza.
ubwo rero turapi Mana ndagushimye ko mbasezeranya bikene nge Pastor Niyonshuti Theogene kubw'ububasha mpeshwa n'ijambo ry'Imana n'itoro rya ADEPR Rudomoro abaye umugabo wa Nyirambegeti, Nyirambegeti abaye umugore wa Rudomoro, Imana yafatanyije nta wagitandu. Shimiye Imana kitumva amabwire mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana irabyemeye. Kandi utumva ngo nari imbobo ukagira ngo nabaye mayibobo kubera kunanirana. Oya, amateka niyo yanjyanye mu muhanda. Navukiye mu buzima bwiza, sanga iwacu batunze. Najyaga ku ishuri n'imodoka nkagaruka n'imodoka. Nanywaga igikoma kirimo nido, bandirimbira kugira ngo nkinywe. Wewe unywa mu gikatsi, mukati bawusigaga bureba, we hari ubuki bw'umukanana. Naryaga polici, we wotsa ibigori. Nakuriye muri toletezi, we hari umutumba ucomekamo igiti cyenda Nyagasana kagutangira utaragera muka. Tureba abantu bikuruje ku mitumba hano, yego barimo mushumba, dore ngaba bose nabafashe umujyi kugira. Mwakomeye Imana amashyi ko mwafashe umujyi. Dusenga Imana. Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 itwara imiryango, inshuti, abavandimwe, nisanga ku muhanda ndi mayibobo. Yesu arandindira ku muhanda, andindira ku muhanda, andindira mu rumogi, andindira muri esanse, andindira muri kore, aranyitegereza, abona ndi Kabeza ndi kubwiriza, aranyitegereza, ambona mu nsengero ndi kubwiriza, aranyitegereza, ambona mu biterane ndi kubwiriza, aranyitegereza, za YouTube zitaraza, ambona ndi kuri za YouTube ndi kubwiriza amahanga, aravuga ngo uriya nawe nubwo afite ibyamutemye ariko nawe ni uwanjye. Pawulo aravuga ngo ndashimira Kristo kuko yantekereje akabona ndi uwo kwizerwa, akangabira umurimo we. Munyemerere tubwire Yesu adutabare tutaraseba mu izina rya Yesu, amen. Dukomere Imana amashyi kubw'ijambo. Ndumvira isengesho nta warisenga yicaye, nahaguruke n'ibyamutemye, tubwire Yesu ngo dutabare tutaraseba. Kandi ndinginga umushumba wacu, uyu mushiki wacu atambuke yigire hino dufatanye gusenga. Sengera izi ntama zaje kuri uyu mugoroba, senga. Ariko reka nkubwire, nubwo agiye kutuyobora mu isengesho, ndakwinginze isengere ibyagutemye urabizi, isengere, reka dufatanye gusenga. Ariko bwira Imana ngo Mana ntabara ntaraseba. Imigambi yawe si
mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo ukunda cyane turagushimye. Uri Imana irengera abantu bawe, izina ryawe nirihimbazwe. Uri Imana yemera ko igiti gitemwa ariko uhabwa icyubahiro ko cyongera gushibuka kikagira amashami meza, kikagira amababi meza. Izina ryawe nirihimbazwe. Abantu bawe bateranye batya, barimo abagore, barimo abagabo, barimo abasore n'inkumi, barimo abana batoya, bari imbere y'ubwiza bwawe mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Buri wese afite ibyamuhungabanyije, buri wese afite ibyamuruhije. Kuri uyu mugoroba w'amashimwe, kuri uyu mugoroba wo kukuramya no kuguhimbaza, kuri uyu mugoroba wo kwibuka ibyo wakoze, kuri uyu mugoroba, kuri uyu mugoroba, kuri uyu mugoroba, kuri aya masaha, kuri iyi tariki, turagushimye, turagushimye, turagushimye ko wahishe umugambi wawe ku buzima bwa Satani. Turagushimye kuri ibyiringiro byacu. Abaririmbyi bavuze ngo watubereye ibyiringiro, murinda intambwe z'ibirenge byacu. Waratwimanye, waratwimanye, turagushimye. Wakoze iby'imbaraga gusa, turagushimye. Nsengeye umuntu wese uri muri iri teraniro, hamwe n'ibyamuciye intege, hamwe n'ibyamubujije amahoro, hamwe n'ibyamucogoje, hamwe n'ibyamusubije inyuma, hamwe n'ibyamugushije, hamwe n'ibyamuciye intege, hamwe n'ibyamubujije amahoro, hamwe n'ibyamubujije umutekano, hamwe n'ibyatesheje ibyiringiro byo gukomeza. Mana ngo umanukire kumutabara. Mana, 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 Mana yo kwizerwa we. manukire gutabara abakobwa bari muri iri teraniro, baramburire ikiganza cyawe. Imiyaga n'imiraba bihunga ku buzima bwabo, uramburire mwami abasore bari muri iri teraniro ikiganza cyawe. Imiyaga n'imiraba bihunga ku buzima bwabo, uramburire abagabo bari muri iri teraniro ikiganza cyawe. Imiyaga n'imiraba bihunga ku buzima bwabo, uramburire abadamu bari muri iri teraniro ikiganza cyawe kibabeho. Imiyaga n'imiraba bihunga ku buzima bwabo. Uwiteka, turakwinginze, turakwinginze ngo ugirire neza abana bawe, ubaramburire ikiganza cyawe, ubatabare bataracogora, ubatabare ubugingo bwabo butarangirika, ubatabare batariheba, ubatabare bataritakaza kwizera, ubatabare mwami Imana yacu batarakura amaso kuri wowe kandi ari wowe nyiri maso. Ubatabare mwami bataragukuraho amaso kandi ari wowe bakwiye kuyahanga. Ubahege umwami Imana yacu, barinde guhanga amaso ibihe ahubwo bayahange kuri nyir'ibihe, kuko Nebukadinezari yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo uri Imana, uko ibihe bihaye ibindi uzahora uri Imana. Uwite bagirire neza, bagirire neza, kandi hamwe n'ibyabacogoje wongere uzamure kwizera kwabo, hamwe n'ibyabacogoje wongere bazamurire ibyiringiro, hamwe n'ibyabacogoje wongere bazamurire mwami Imana yacu kuguhanga amaso. Izina ryawe nirihimbazwe mwami. Umuntu yaba ari muri iri teraniro mwami Imana yacu, Data wa twese mwiza, afite ibimukerereje mu rugendo rwo kwizera, mwami ube mu ruhande rwe mu izina rya Yesu. Turagushimye, 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 tugukomera amashyi menshi cyane. Turagushimye, tugukomera amashyi menshi cyane. Ababyeyi bakuvugirije impundu, ababyeyi bakuvugirije impundu, ababyeyi bakuvugirije impundu. Uwiteka turagushimye, tugufite ntitwifuza undi murengezi. Umuntu wese uri muri iri teraniro agufite ntiyifuza undi murengezi. Izina ryawe nirihimbazwe. Dawidi yaravuze ngo Uwiteka abamba amahema yo kugota bamwubaha akabakiza. Abantu bawe nubabambira amahema, ubagote mwami, ubakize, 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 ubakize. Urakoze, turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro mu izina ryiza rya Yesu twizeye. Amen.